Halo? Ase kugeza n'ubu wa muhanzi wanyohereje ko nawe ndi kubona ari he? We mubwire ko ari kuri icyo gipangu. We mubwira ngireho kabisa wakanu kawe ndahita nkashyiraho nta kibazo. Sasa komera. Dukomera. Ngo niwe bari banyohereje se ngo uzi gucuranga bijyanye na gitari. Yego ni ngiye bari banyohereje kuko nacurangiye za Musanze za Kirehe na za Rubavu cyane twanga nyenda gutaramira hasi hejuru. Aha reka nbyizere niba warataramiye aho hose nanjye ngira unarambire ndebe. Dore nta nubwo nigeze njya ku kazi niriwe mu rugo. Unyine nanjye ubona nagutegereje ahubwo nanzi ko wayoga. Ngagira utangire turebe da. Umuntu wakundangiye katibeshya genda curanga hasi kakava. Sibanyizeye se umura nze mucurangire. Muri ayo magambo nyine ucurangire ko wajya wikakuzanya nta magambo se. Nta magambo nyine yanze ngene uso nacuranga itaye natavuga. Ase wagabanyisha amagambo karirimba cyangwa ukamvira ukagenda. Boss wanjye reka ntangire naribi. Ukiso wakagombye kuba watangira ndege ubora kubwiriza. Okay boss reka nangire. Ariko sha watagiye ibyo utangira nakubwiye guti cyangwa umvira hano genda. Boss wirakara humura nari ngiye gucyaza imirya. Ariko sha ubwo ntabwo urwara mu mutwe. Boss urwara niwe urakajwe n'ubusa kuko nari ndi gutyaza imirya. Ariko man iki kigo kibanza n'icyo ni cyaye koko. Ujye nicyo kiza kucurangira imiziki kakava itondo utakomeza kunuka cyane kigenda. Ubundi wamvira ukagenda katari we mucuranzi wa mbere nawe mbonye nazana n'abandi. Geza aho winuka. Imvara. Reka mucurangire. Kari kose ubundi wigiraga ibiki wambwa. Mo kubundi ngamenya kwa mutsuguye. Bose witangira kunuka ngo ndimbwa. Ese yashobora gufata umujyo wa gitari ikawucyaza. Urabona igera guhereye wambwa. Wagize ibyo ukora cyangwa ukatutapa. Boss reka nangire katafungire kare. Kunumva rurakaye. Aha se mbona sunduzi no kuzamura umujya. Komeza uzamura volume twigendere. Ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwinshi? Sha ubwo byo ni bikiri kuririmba. Humura nari nyitangira. Nukiwache mu Kirehe biragenda biragaruka. Ariko shana yindi zirimo waririmba usibye uwo musaza wawe. Bose mfite n'izindi. Urumva afite se n'izindi waririmbye ni ya kabiri. Apostle, we hear of this. I will tell Apostle about this. This is what you want to use your life for us. Warufiti kariso yumuduku
nawe uri indaya utazi kuririmba mvira ngo ugenda ahubwo gira vuba. bose waba uretse ko nayo nshigaje yakandi kamwe Ugeze ngiye wakoze akamitsingi shango. siko nta nzoga nywa Ari kujya mu ndaya. izo ndaya se njyamo n'izi wanyu ndakwiyamye Kiya misazi guce mu menyo wambese rero. Tongera kumenyera iwanjye. bose nkutukana uko kumbona wasaze se wagwa gitara kaburi wucurangira Wageze ngo se njyewe mu myaka 7 sinari mbizi. Mene sano mbanze nkwereke. genda shaka utancira imigara abonye ufite intoki zikomeye n'ibikobokobo We ndakwiyanemereza ibyo umereza cyangwa ubireke. okay akira Amumva kiremeresha. curanga rero turebe Ubara ngo se kutabizi kanze nkwereke. iwacu ntabwo wigeze wiyahura usoje ibintu ntabwo ari ibyaha birekere twebwe Wabonye ko nawe nkwemeje. Uranga umuziki ukatugutuma upfuka n'amatwi. nta kintu kibereyemo kabisa kubisa imirindi yasukagira ngo zirasenyutse Yabisenyutse se hariyo so yubatse. Kira nawe kirama kandi kanyuma umvi. mushirema kanyuma k'iki se wambe sire sire ngenda kumenyera ngenda curanga imiziki ukayanga ukifatira gitari Uvuze gukisha. sare boss ihangane biracitse Kanze nkwereke sha. ese boss gitari yanjye kuyibitse bigenze bite Ahubwo ugize Imana sinanago kubiseka ngo n'ibyanjye aho bijyana aya mafaranga ari kuguhemba. Ugize ngo sibiteye umwaka usa. tubigenze ute Oh my God. Gutera pasi.